bararangaye bibereye mu bindi. Ubu uyu munsi wa none amadini yakagombye kuba arimo kwigisha ibigendanye no kugaruka kwa Yesu, kandi kugaruka kwa Yesu gufitanye isano no kurangira kw'isi. Vuba bidatinze rero inyigisho yo kugaruka kwa Yesu no kurangira kw'isi nuko abanyabyaha bazarimbuka, iyo nyigisho abanyamadini, leta zo mw'isi n'abantu bize amashuri menshi bazavuga ko iyo nyigisho nta kamaro igize gute imaze. Nta muntu ufite ishyari ujya ushobora kuramya. Havuze ati ntamuha abantu ariko hano hari abantu bahicaye. Utandukana n'umukobwa ugatajya kuvuga ngo ni ikirara, ngo nuko ukibona kuriya muri korari. Nutandukana n'umuntu ntukamutarange kuko nawe afite ibyo yagutarangamo, ariko aba yakubashye. Mugomba kwitonda. N'ubu ngubu abamarayika barimo baradusura. Mbere yuko Yesu aza, abamarayika barimo baradusura mu byumba byacu, bakareba uko turaye tudasenze, bakareba uburyo mu minsi mikuru yacu icyaha kiba cyagiye hejuru, iby'Imana twabihishe mu gikari. Abamarayika bajya bicara bakareba abantu b'Imana babiri barimo kugendana mu nzira, bakavuga bati twicomeke mu kiganiro cyabo. Wabona barimo guteguza abantu kugaruka kwa Yesu, umumarayika ajya kumva urimo urabaza undi, iyi nkweto wambaye ko ari nziza, uzi ko ariyo ya mbere ku rusengero? Sha nanjye wazama nanjye amahirwe nzemera mfate n'ideni, ariko iyi nkweto ngire gute? Abamarayika bakarinda batandukana nawe nta mpamvu y'agakiza n'imwe bumvisemo. Kagiye ikintu babwira, muri ibi byumweru bibiri Imana Yesu Kristo azakubera igitangaza. Wowe wari ikirara uhinduka umuntu uzi ubwenge, wari igisambo ahinduka umuntu ugira impuhwe, wowe wari ikirara wari indaya kugeza igihe uzahinduka umuntu ugira abandi inama z'uburyo bataba ibigoryi cyangwa ngo baba basambanye. Nta gitangaza kiruta kubona umuntu wari muri mu rupfu yerekeye mu bugingo. Azitwa igitangaza. Si ibyo gusa kandi azitwa umujyanama. Muvuge ngo amena. Reka ngire ikintu babwira. Hano hari abadamu ingo zabo zigiye gusenywa n'abajyanama bahitiwemo n'isi. Ushobora kuba ufite umujyanama hanze cyangwa ku rusengero, ariko uwo mujyanama akaba adafite umujyanama mukuru witwa Yesu. Byanga byakunda inama zakugira ni inama zipfuye. Ariko igihe Yesu yari ari ku musaraba, ngo Imana yaraje izana akantu kameze nk'agacu ka kijima kagota Yesu kugira ngo hatagira umuntu umubona yambaye ubusa. Ni nako bimeze mu kigeragezo cy'umwana w'Imana. Imana ntizemera yuko abisi batubona twambaye ubusa. Ariko ikibazo, none se barimo baragutiza n'ishati yo kujyana ku rusengero ntuyisubize? Hano hari abantu bahura n'abandi akambwira ati bya bintu ndabishaka, ukamaze uti se ni ibiki? Umunsi wa kabiri bagahura ku rusengero, ariko iriya pantaro uzayizana ryari? Kagiye ikintu babwira, ubukene hari igihe tububamo kubera impamvu eshatu. Impamvu ya mbere, hari igihe uba mu bukene kubera ko uri mu kigeragezo. Ikigeragezo nikirangira Imana izaguha ibyo wari warabujijwe n'ikigeragezo. Ko n'ubukene bwa mbere. Ubukene bwa kabiri bushobora kuguturuka ku muryango wavutsemo n'uburyo nawe ubwawe wirangayeho. Ubukene bwa gatatu bushobora kuba ari situation rusange. Buriya wavuga ngo mu bihe by'intambara abantu bose ntibakenera rimwe, ibyo bari bafite barabita. None nagira ngo nkubaze, hari n'ubukene twikururira. Umuntu agaturuka kuwa mbere kugeza ku munsi wa nyuma azenguruka mu matsinda y'amasengesho, aho agiye bamukubita ifiriti na makaroni. Waratubwiye ngo aho tugera bakatugaburira, tujye dusiga tubasabiye umugisha, ndawusabye w'iburyo n'ibumoso. Warangiza yaza ukamukubita igikombe cy'amazi uti nanjye nukomeze nanjye byaranze. Yarangiza ati ndagusigira ivumbi. Yesu yaravuze ngo bajya basiga ivumbi ryo munsi y'iki? Ubukristo bw'iki gihe burimo burayoborwa n'inda, bwakagombye kuyoborwa n'umutima. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Haleluya. Nongeye kwishimira kongera kubonana namwe. Yesu ashimwe. Reka mbahe n'amahirwe namwe muramukanye mu izina rya Yesu. Suzo mwicaranye rwose. Niba ari na ba bantu baza baje kwiba telefone musuhuze rwose. Imana ibaha umugisha. Uyu mugoroba reka dushime Imana. Nari mfite amatsiko yo kureba uko mu minsi y'imibyizi hano haba hameze.
ejo naravuze nti wenda nuko ari muri wikendi niyo mpamvu abantu babonetse ari benshi. Uyu munsi rero nari nkeneye kureba ipica ya hano, ariko Imana ibaha umugisha. Ubwitange bwanyu Imana ibusiga amavuta yayo. Uyu munsi mfite umugisha udasanzwe. Reka nshimire abavandimwe baraye bambajije ibibazo n'abatanze ibyifuzo, mbararike cyane ku munsi w'ejo, kandi nongere mbararike cyane mu materaniro tuza kugira hano mu gitondo. Ni ishuri rya Bibiliya rizabyara umusaruro ku muntu wese. Tugerageze rero tuzinduke, kuko n'ubundi iyo uri bujye gupagasa kure n'ubundi urazinduka, ntacyo uzaba, kandi Imana izaduha imbaraga. Reka nkomeze by'umwihariko nshimire abayobozi b'iri torero turimo koreha amavuna. Uburyo tubana uko bwijwe n'uko bukeye, tuba turi kumwe turimo kujya inama kugira ngo umurimo ugende neza. Ariko ntago nashimira abo gusa, ndashimira abantu b'Imana b'abashyitsi hano, badasanzwe basengera hano ariko bikundira Imana, bamaze kwikundira ijambo ryayo. Imana ibaha umugisha. Kandi dufite n'itsinda ry'abantu bamaze kugira amahirwe, Mwuka Wera arabahagurutsa, abereka ububi bw'ibyo barimo, abereka ubwiza bw'ibyo bagomba kuzamo. Abo bantu rero magingo ya hari abantu bamaze gusaba Imana icyifuzo cy'uko bakeneye kubatizwa mu mazi menshi, bagahindurirwa ubuzima, bagahindurirwa amateka. Nuvuga ngo muri ibi byumweru bibiri mu gihe turimo kwiga, bo noneho barimo bariga ariko banasaba Imana yuko ibageza kuri Yorodani ikazabaha no kuyambuka. Amen. Imana rero ibaha umugisha aho muri uyu mugoroba. Dufitanye icyigisho cyiza, ariko mbere yuko ngitangira sinabura kubabaza, ni bande bafite Bibiliya zabo hano? Yego, Bibiliya. Amen. Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo rero mufate Bibiliya zanyu mu kiganza, kuko tugiye kuzikoresha. Mureke dusenge. Witeka Mana nziza, uri Imana idukunda, uri Imana itwitaho. Nimugoroba watweretse akamaro k'ijambo ryawe, watweretse ko tugomba kubaka ahazaza hacu, amahitamo yacu, amarangamutima yacu, imitekerereze yacu bigomba kuba bihamanya n'ijambo ryawe. Muri uyu mwanya rero tugiye kuribumbura, ubane natwe. Mwuka Wera akore ku matwi yacu twumve neza, akore ku maso yacu turebe neza, kandi ibiganza byacu kuko byagiye bikora ibyaha, Mwami Uwiteka, ibiganza byacu turabiguhereje ngo ubihindure. Numara kubihindura udufate mu kiganza, udukoreshe urugendo rugusanga. Buri muntu wese uri hano umuhe umugisha wawe. Dusabiye uyu mugisha bari mu ngo zabo batwumva, dusabiye umugisha abari ku mutekano w'igihugu, dusabiye umugisha abarimo gutambuka bateze amatwi aya magambo, kugira ngo mu minota mikeya bongere bumve ko batabayeho kubw'impanuka, ahubwo bariho ku bwawe. Uduha amahirwe yo gushyira mu bikorwa impamvu yatumye wemera ko tuvuka, kandi ukemera kuturinda tukaba tugeje muri iyi myaka tungana gutya. Uduha amahirwe yo kutazagukoza isoni, kandi natwe uduha amahirwe yo kutazakorwa n'isoni ku munsi usoza amateka y'isi. Twishyize mu bwishingizi bw'ijuru, kugira ngo abamarayika bawe bera babane natwe. Imyanzuro yera turafatira hano muri iri jambo ryawe, ibi yacu by'iteka ryose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Muri uyu mugoroba tugiye kwiga n'icyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo impano idasanzwe ijuru ryahaye isi. Ese ijuru ryahaye isi impano habaye iki? Ese uramutse umuntu aguhamagaye akakubwira ati gira impano uhisi, akakwereka televiziyo, akakwereka uburyo Ubufaransa buteye, akakwereka Amerika, akakwereka Uburusiya n'Ubushinwa, akakwereka Dubai, akakumanura akakuzana muri Afurika, akakwereka abaturage b'isi uko babayeho, akakwereka abari muri Amerika batunga urutoki ku kibambasi ibiryo bikizana, ariko yarangiza akanakwereka umuntu wo muri Afurika wunamye arimo guhuha mu myotsi, atetse ibiryo bya feke bidafite epfo na ruguru, n'inkwi arimo gucana nazo ubwazo ari mbisi. Ubuzima bwe ari agasahani gato cyangwa agasafuriya gatoya kazengurutswe n'umuryango w'abantu 10 cyangwa 12. Umuntu aramutse akubwiye ngo gira impano uhisi, wayiha iyihe mpano? Imana
igihe cyarageze iritegereza, ibona isi ikeneye kado, ibona isi ikeneye impano. Ndagira ngo mbabwire, mu ijuru hari ibyiza byinshi, ariko ndagira ngo mbabwire ngo Imana yahitiyemo isi impano idasanzwe. Ntabwo Imana yatanze impano nk'uko abantu bazitanga. Oya, reka mbahe urugero. Hari abantu aguha kado, akayiguha gushimira ineza yahahize, akavuga ati rwose mu bihe byahise waramfashije, warantabaye mu gihe nari ndi ku ishuri, ndabyibuka ipantaro najyaga njyana mu kizami yari iyawe, wigeze kwigomwa, umuryango wanyu mwaremeye mwiyicisha inzara muramfasha. Reka ngire ikintu mbabwira, umuntu wibagirwa aho yaciye akibagirwa n'abahamucishije aba ari injiji. Rero hari igihe umuntu aguha impano kubw'amateka yahise, akavuga ati wagize neza, wabaye intwari. Ariko nagira ngo mbabaze, ijuru ryagombaga guha isi impano kubera ko isi hari ikintu cyiza kidasanzwe isi yakoreye ijuru? Oya. Hari uburyo bwa kabiri abantu batangamo impano. Hari ukuntu wicara ukabona ubuzima buranze, ukaza ukavuga uti rero ndimo ndabona ubuzima bwanze kandi ndi umusore w'umukene, mu mezi nk'umunani nzakora ubukwe, kandi uriya mugabo afite imodoka nziza, wazacunga afite nk'umunsi mukuru, nkakubitamo akajerekani k'umutobe nkakajyana nkamufatirana mu munsi mukuru, nkamubwira ni rwose ibyawe nibyo byanjye, uyu mutobe uwuha abashyitsi narawitondeye, erega buriya ndi umuntu wawe nubwo ndi umukene. Warangiza ukamubwira uti ngiyi impano nabonye, waha abashyitsi bawe bavuye i Kigali bakanezerwa. Uwo mugabo yavuga ati rwose umutobe yawunywa, akavuga ati uyu muntu yatekereje. Ariko nagira ngo mbabaze, yaba ari impano cyangwa waba ari umuteguro w'umutego? Waba ari umuteguro w'umutego, kuko mu mezi 8 nasohora invitation, imodoka yawe niyo isanzwe itwara abageni n'amayeri. Kubw'ibyo rero ndagira ngo mbabaze, ijuru ryaduhaye impano ari umutego riduteze kubera izindi nyungu rizadukuramo? Oya. Hari ubundi buryo bwa gatatu bwo gutanga impano. Hari uburyo ufata umuntu ukamuha impano, ubuzima bwaranze, ahazaza yahabuze, ukamuha impano rwose, ukamukura mu buzima bugoye, ukamupfunyikira kado nziza iremereye izatuma ubuzima bwe bumererwa neza. Ariko nanone umunsi umwe yaba yicaye mu bantu wamupfunikiye agakoti, ugahita kwitegereza, ugahita uvuga uti ariko buriya Imana iradukunda pe. Ati ibaze nk'uriya muntu iyo ntamuhaririye koti, ubu uyu munsi aba yaje yambaye iki? Umva, si ukwishyira hejuru, Imana imbabarire, ariko urabona ko aberewe pe. Izo mpano nazo zibaho ntizibaho? Zibaho. Imana yatanze impano mu buhe buryo? Imana yahaye isi impano, kandi iyi impano Imana yayihaye abantu kugira ngo abantu bagire ubutware, abantu bagire ubusirimu, abantu bagire ububasha, bagire ubushobozi, bagire ubutunzi, bagire n'imbaraga. Ariko Imana yashatse ko itazaza ari yigaragara gusa, ahubwo izashyira imbaraga muri bo, iyo mpano igatuma bigaragara ko bifitemo imbaraga. Murabyibuka neza muri Bibiliya zanyu, Adamu na Eva bakimara gucumura bahuye n'ikibazo gikomeye. Satani yari yabashutse, ababwira ko bari bumere nk'Imana, ababwira yuko bari bumenye ubwenge bakareba kure, ababwira yuko bazaba abantu badasanzwe. Harya nagira ngo mbabaze, Adamu na Eva bamaze gucumura, nibyo koko niko babaye nk'Imana? Ahubwo n'akantu k'ubwiza bw'Imana bari bafite kagize gute? Karatakaye. Imana yari yaremye Adamu na Eva, iramubwira ngo mutware isi nibigize gute? Nibirimo. Mu magambo make bari abatware. Harya nagira ngo mbabaze, bakimara kumvira Satani, abantu bakomeje kugira ubutware cyangwa ubutware barabutakaje. Amahoro yaratakaye. Bambaye ubusa inyuma, bambara n'ubusamo imbere mu mutima. Kubw'ibyo rero Imana yakomeje kwitegereza, ni iyihe mpano twaha isi kugira ngo isi yongere igaruke imere nk'uko ijuru ryapangaga yuko isi yamera. Nshuti zanjye, nimureba neza mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorino, igice cya mbere umurongo wa 30, Bibiliya iravuga ngo iki? Urwandiko rwa mbere rw'Abakorino, igice cya mbere umurongo wa 30, Bibiliya iravuga ngo niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu, iyo ni Imana.
Imana niyo iduha kuba muri Kristo Yesu, niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu. Waduhindukiye ubwenge buva ku Mana, no gukiranuka, no kwezwa, no gucungurwa. Amen. Kristo, Imana imaze kubona ko isi ifite ikibazo. Icya mbere, Kristo yahindutse ubwenge, yaduhindukiye ubwenge, kubera yuko umuntu wese ukoze icyaha asigarana ubwenge bwo gukora icyaha, ariko ubwenge bwo kumenya Imana no kuyubaha, ubwo bwenge buratakara. Kristo yaduhindukiye ubwenge, aduhindukira gukiranuka, kuko icyaha cyangije amateka y'inyoko muntu. Kristo yaduhindukiye kwezwa, niwe utweza gake gake. Tuza mu nzu y'Imana tukabatizwa tugifite intege nke, tugifite kamere, ariko Kristo yihaye gahunda ko azaza agenda tweza. Kandi Kristo yaduhindukiye gucungurwa. Mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 32 hahamanya neza n'ititire y'iki kigisho cyacu kivuga ngo Imana idasanzwe ijuru ryahaye isi. Abaroma 8:32 haranditse ngo mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu, izabura ite kumuduhana n'ibindi byo? Amen. Kimwe mu bintu byaranze Imana ni ugutanga. Imana yaratanze, imaze gutanga itanga umwana wayo. Umwana wayo nawe ntiyatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugira gute, cyo kugundirwa. Umwana w'Imana nawe yaritanze, yitangira nge nawe turi hano, kandi natwe tumaze kumumenya ubu natwe twagize gute, twaritanze. Ubwami bw'Imana bwubakiye ku gutanga no kwitanga. Ariko ubu iyo bakubwiye gutanga amafaranga yo gukora umurimo w'Imana, reka da, induru ziravuga. Iyo bakubwiye kwitanga, mu gitondo ukazinduka ukaza mu materaniro, uhita utangira uti se ibitotsi, ubwo ibyo bintu bizashoboka koko? Dukeneye kwitanga no gutanga, ni ibintu bibiri. Imana rero, iri somo riravuga ngo ubwo Imana itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu, izabura ite kumuduhana n'ibindi? Ndagira ngo mbabwire ngo n'ibindi byose Imana yari ibifite. Ni ikosa rikomeye kuza ku Mana uje kuyisaba imodoka, kuza ku Mana uje kuyisaba umugabo, kuza ku Mana uje kuyisaba umugore, kuza ku Mana uje kuyisaba inzu. Ugomba kubanza kuyisaba umwana wayo. Wamara kuyisaba umwana wayo, ibyo ngibyo iyo umaze kubikora, Imana iranezerwa ikavuga iti se ubwo yakiriye umwana wanjye ni igiki namwima? Ibintu twarabicuritse. Hano hicaye abantu bahorana amasengesho yuzuye amarira, basaba ibintu ariko batigeze bakira kado ya mbere Imana yatanze. Mwakira umwana wayo, nimumara kwakira umwana wayo muzabona yuko n'ibindi byose izagira gute, izabibaha. Bibiliya iratangaje. Nimureba muri Yesaya, Yesaya yagize iyerekwa ridasanzwe. Umuhanuzi Yesaya ni umwe mu bahanuzi babayeho badasanzwe. Yesaya rero yakomeje kwitegereza amaherezo y'Abisiraheli. Uko imyaka yagendaga ishira, niko icyaha cyagendaga kimunga abantu. Imana yari yarashyizeho gahunda y'uko umuntu uzakora icyaha azaza ajyana intama akayivugiraho ibyaha bye ku mutwe wayo, yarangiza akayibaga, abatambyi bakajyana amaraso yayo, noneho ayo maraso akaba ni igitambo. Kubera iki? Kuko kuva muri Edeni amaraso atavuye ntiyabaho kugira gute, kubabarirwa. Niryo hame. Icyo nashaka kubabwira, Yesaya yakomeje kwitegereza ibi bintu bizarangira ryari, tuzategereza na ryari, kubera ko Satani yari amaze kumunga abantu, amaze kumunga imisengere, Satani yari amaze kumunga ubutambyi, ibintu byose birimo kujagarara. Yesaya mu gihe yari afite icyo ngicyo, Imana imuha ubuhanuzi bwerekeranye n'umwana wayo. Nimureba neza Yesaya igice cya 9 umurongo wa 1, abantu bagenderaga mu mwijima babonye umucyo mwinshi. Muvuge ngo amena. Abari
batuye mu gihugu cy'igicucu cy'urupfu baviriwe n'umucyo. mu magambo make atangiye iyerekwa. Yari afite ibindi bintu yerekwaga, ariko noneho Imana imukatisha ikorosi, iramubwira iti utagira ngo n'iby'agakiza narabitindanye, dore ibyo ndimo gupanga. Yesaya rero umurongo w'icyenda umurongo wa 2, wagwije ishyanga, wabongereye ibyishimo, bishimira imbere yawe ibyishimo nk'ibyo mwisarura, nk'ibyo abantu bishima bagabana iminyago. Umurongo wa 5, nuko umwana yagize gute? Yatuvukiye. Habura imyaka 500 Yesaya yabonye iyerekwa, Imana imuvunguriramo agapica, iramubwira itumva ndimo ndategura guha isi kado, ariko reka nkurungurukishe. Yesaya arimo kureba mu iyerekwa, abona umwana w'umukobwa, umwana w'umuki, kubera ko mu gihe cya Isiraheli cya kera umwana w'umuhungu w'imfura niwe wasigaranaga ubutambyi bw'umuryango. Kubw'ibyo rero abona umwana w'umuhungu, amaze kumubona Bibiliya iravuga ngo ubutware buzaba ku bitugu bye. Amen. Bwa butware twatakaje muri Edeni, Adamu yacumuye we na Eva bashaka ubutware, birangiza bahindutse abantu bihisha mu gihuru, ari umugabo n'umugore bihisha. Yesu Kristo rero yaje afite ubutware ku bitugu bye. Kubera iki? Mu gihe cya Yesaya ndetse na nyuma yaho, abantu bakomeye gukomera kwabo babyambaraga hehe? Ku rutugu, kugira ngo numubona ubonye ko adasanzwe. Kandi n'uyu munsi wa none niko bimeze. Iyo abasirikare batangira kubaha amapeti bayambara hano ku kaboko, agenda azamuka kugeza igihe azurira akagera hehe? Ku rutugu. Yesu yagombaga kuzana ubutware abufite ku bitugu bye. Kandi Yesaya yamweretswe ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza. Amen. Ntabwo abantu bagomba kuza kumushaka gusa ngo abakorere igitangaza, ubwe ni iki? Ni igitangaza. Aho Yesu ari, nta muntu ukenera ibitangaza ngo yizere, ahubwo kumwakira ubwabyo, kwinjira mu buzima bwawe akabuhindura, kiba ari igitangaza. Kangiye ikintu babwira, muri ibi byumweru 2 Imana Yesu Kristo azakubera igitangaza. Wowe wari ikirara uhinduka umuntu uzi ubwenge, wari igisambo ahinduka umuntu ugira impuhwe, wowe wari ikirara, wari indaya, kugeza igihe uzahinduka umuntu ugira abandi inama z'uburyo bataba ibigoryi cyangwa ngo baba basambanye. Nta gitangaza kiruta kubona umuntu wari muri mu rupfu yerekeye mu bugingo. Azitwa igitangaza. Si ibyo gusa kandi azitwa umujyanama. Muvuge ngo amena. Reka ngire ikintu babwira, hano hari abadamu ingo zabo zigiye gusenywa n'abajyanama bahitiwemo n'isi. Ushobora kuba ufite umujyanama hanze cyangwa ku rusengero, ariko uwo mujyanama akaba adafite umujyanama mukuru witwa Yesu. Byanga byakunda, inama zakugira ni inama zipfuye. Abajyanama, Kristo niwe mujyanama ijuru ryemeye, wagira umuntu inama akabaho neza. Azitwa umujyanama. Imana igize gute? Ikomeye. Yesaya yeretswe wa mwana w'umuhungu wavutse, amubona uretse kugira ubutware, byarangiye amubonye abona ni Imana. Ariko ni Imana imeze gute? Emmanuel. Imana yamanutse ikaza kubana n'iki? N'abantu. None ubu hari n'amadini, iyi ni Bibiliya ndimo gusoma, ariko hari amadini yacanganyukiwe, bakubwira bati Yesu rero tumwemera nk'umumarayika, ariko Yesu ntabwo ari Imana. None se ubwo Imana zaba zibaye 3? Imana ntibarirwa ku ntoki, ntabwo ibarirwa ku ntoki. Yesaya yeretswe Yesu Kristo, byatangiye ari uruhinja, uruhinja rugomba gupingwa, uruhinja ushobora kunosha n'amatama. Birangira Yesaya abonye rwa ruhinja rwitamuruyemo umuyobozi ukomeye ufite ubutware hehe? Ku bitugu. Birangira Yesaya abonye Yesu ahindutse umuntu urimo kukugira inama, akababarana nawe, ibibazo ufite ukabona nawe byamugiyemo. Reka mbabwire, Yesu ni umujyanama wacu, umujyanama mwiza. Iyo urimo kumubwira ibintu bikugoye, ubona arimo kurira, urarira nawe akarira. Uramubwira uti ndahangayitse, akakubwira ati ndahangayitse nanjye ku bwawe. Mu magambo make, umujyanama mwiza ababarana n'abababara, akagera gute? Akishimana n'abishima.
Yesaya akomeje kureba abona wa muntu wahoze ari uruhinja, uretse kuba umujyanama n'umutware, amubona yabaye imana igize gute? Ikomeye. Imana ikomeye yiteguye guhangana n'ibigirwamana by'amabuye, ibigirwamana by'ibishushanyo bari bararemye. Bajyaga bibwira ko bifite icyo bimaze, ariko ntibyumvaga, ntibyagiraga gute? Ntibyabonaga. N'uyu munsi wa none mu masengero amwe namwe, mu madini amwe namwe, usanga Imana barayitiranyije n'ibishushanyo Yesu yaje gukuraho. Yesaya yakomeje kumwitegereza, arangije arakomeza aramureba, abona wa muntu ahindutse umwami. Ariko Bibiliya iravuga ngo umwami w'amaki? W'amahoro. Amen. Buriya hari abami batandukanye. No mu mateka y'u Rwanda twagiraga abami bagiye batandukanye. Hakaba abami b'intambara, hakaba abami bo kungura igihugu cyangwa se kuzamura umusaruro w'igihugu. Ngira ngo ayo ni amateka muzi. Ariko nagira ngo mbabwire, mu bihe bya kera hari abami bajyagaho mu gihe cya Isiraheli ndetse n'ibihugu bizengurutse Isiraheli. Hari abami bajyagaho akazarinda apfa, ku buryo abantu bakurura ibitekerezo ngo bashaka ikintu kizima yakoze bakagira gute? Bakakibura. Hari abami bari abanyamahane bahora biyenza. Ariko Yesaya yeretswe Yesu ari umwami w'iki? W'amahoro. Birababaje niba wicaye mu rusengero ukaba urumazemo umwaka cyangwa imyaka 2, ukaba utabasha kuryama ngo usinzire, usinzirizwa n'icyayi kirimo imiti cyangwa imiti bagutera kugira ngo usinzire, ibintu byaranze. Oya, Yesu ni umwami w'amahoro. Ni kutubura amahoro, ni kutubura amahoro, kandi Yesu ari umwami w'amahoro. Yesaya ibi bintu yarabyeretswe. Amaze kubyerekwa, murongo wa 6, Yesaya ati gutegeka kwe n'amahoro bizagwira mu ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe bitagira iherezo, kugira ngo babukomeze bibushyigikize guca imanza zitabera no gukiranuka, uhereye none ukageza iteka ryose. Ibyo ngibyo Uwiteka Nyiringabo azabisohoresha umwete we. Amen. Imana yabwiye Yesaya iramubwira iti ibi bintu ndimo ndabishyiramo kuraje. Ngibi bintu biraje ijuru iki? Ishinga. Ijuru ryari rizi ko isi ikeneye amahoro, isi ikeneye umwami nka Yesu, isi ikeneye umujyanama nka Yesu, isi ikeneye Imana ikomeye nka Yesu, isi ikeneye ububasha butuma abantu batungana. Reka njye ikintu mbabwira, hari ibintu Imana igigeramo ikabigiramo umwete. Umuntu uri hano ufite ingeso mbi yamunaniye ashaka gucikaho, ibyo bintu Imana izabishyiramo umwete wayo. Ariko ikibazo, none se niba ushaka guhangana na kamere yakunaniye, urashaka ko Imana igira umwete we ntawe ufite? Reka da. Ubushake bw'Imana iyo buhuye n'ubushake bw'umuntu bigahurira ku gihe gikwiriye gisohoye, umuntu icyo asaba Imana ahita akibona ako kanya. Ariko ikibazo, ibintu bibabaje ijuru nibyo bikubabaje. Ushobora gusaba Imana ngo niguhe ibiryo mu rugo, ariko ukaba ufite umutima w'ubusambo. Ijuru rirabanza rikwima ibiryo, rikoherereza umutima wo kugira ngo ubane n'abantu bose amahoro, kugira ngo ibiryo bizaze uri umuntu ushoboye kubana n'abantu. Ariko hari n'abantu usura bari bagiye kurya bagahita bahindura gahunda, bakavuga ati buri gihe tujya kwigira ku meza biza n'umutwe tuba twabivunikiye. Abahanga rero nabo hari igihe ahita asiga nk'imfunguzo aho yari yicaye, akagenda hagashira nk'iminota 5 mukarura, yarangiza ati nta mfunguzo mataye. Arabiriye ntabiriye. Buriya rero iyo ufite ikigeragezo, iyo Imana ifite ikintu muri wowe kibishaka gukiza, byanga byakunda Imana ifite ukuntu yerekana intege nke zawe kugira ngo umenye ko ibintu bitse bipfuye. Murasaba Imana imyenda, wowe ubwawe iyo watiye agapantaro keza ari nako watiye, amaboko n'uyikoze ugenda wagaye. None se ubijuru ryaguha costume ntiwaca ibiti n'imisozi? Mbere yuko Imana ibanza gukemura ibibazo dufite, irabanza ikareba ko umwana wayo yageze muri twe. Kuko Imana iramutse iguhaye ikintu umwana wayo atari mu mutima wawe, ibi bizi ko kizakugirira nabi cyangwa nawe ukagipfusha ubusa. Nimwakire umwana w'Imana.
zanjye, nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Yesaya, ibi bintu byarabaye, ariko nimureba neza Bibiliya iravuga ngo igihe gikwiriye kigize gute, Imana yohereza umwana wayo ku isaha y'Imana, idakererwa, itagira ikiyitinza. Umwana w'Imana yagombaga kuvuka, ariko mbereho gato ijuru ryohereje abamarayika ngo bajye gucekinga neza, barebe yuko ibintu ijuru ryashyushyemo no mu isi hari abantu bashyushye nk'uko ijuru ryagize gute, ryashyushye. Ntaragira icyo nsubiza. Uko ijuru ryari rishyushye Yesu ajya kuvuka, niko mu isi bari bashyushye? Reka ntabwo ariko byari bimeze. Abamarayika baje kureba imyiteguro iri ku isi, barangije bari bafite ahantu h'ingenzi bari busure. Ahambere bagiye gusura ahantu hasobanurirwaga inyandiko zera. Bajya kureba abantu bashinzwe gusobanura inyandiko zera. Abo bantu bagombaga gutangira gusohora inyandiko ndetse no gusobanurira abantu ibigendanye no kuvuka k'umucunguzi. Byari biri muri Yesaya, byari biri yewe na Mose yaravuze ngo mu gihe cya kera Imana izabahagurukiriza umuntu umeze nkanjye muzamwumvire. Bari bafite amasomo yerekana kuza kwa Yesu, ariko reka ngire ikintu mbabwira. Abamarayika baraje basanga muri aba bantu bashinzwe inyandiko zera, bararangaye, bibereye mu bindi. Ubu uyu munsi wa none amadini yakagombye kuba arimo kwigisha ibigendanye no kugaruka kwa Yesu, kandi kugaruka kwa Yesu gufitanye isano no kurangira kw'isi. Vuba bidatinze rero inyigisho yo kugaruka kwa Yesu no kurangira kw'isi nuko abanyabyaha bazarimbuka. Iyo nyigisho abanyamadini, leta zo mu isi n'abantu bize amashuri menshi bazavuga ko iyo nyigisho nta kamaro igize gute, imaze. Mureke abantu barye banywe bisanzure. Nta myaka ingahe ariko se koma mwivugira ngo nta myaka 100, ubundi n'abandi bakabwira ngo muzatura ku isi nka paradizo. Harimo ibintu bibiri, muri ibyo byombi harimo ikintu mukwiye gutekereza. Abamarayika basuye aho inyandiko zavaga, ariko nagira ngo mbabaze uyu munsi ni ibiki bikuraje ishinga? Abamarayika baragiye baragenda basura abagabura mu nzu y'Imana, abantu bashinzwe kwigisha, abantu bashinzwe gukora imirimo yo mu rubuturo bwera, mu rusengero. Abamarayika barabasuye ngo barebe yuko bafite morale, bafite courage. Ariko reka njye ikintu mbabwira, abamarayika iyo baje gusura, nasomye amagambo akomeye yuko abamarayika bajya baza gusura mu nzu dukoreramo amarepetisiyo abaririmbyi. Hazagira abaririmbyi mu nyegera, nzabereka ayo magambo ari mu gitabo cyitwa Ivugabutumwa. Yes, hariya kirahari. Ngo abamarayika bajya baza, ngo bazaho turepetera, bagasanga indirimbo twatoye tuzaririmba zo rwose ni nziza, ariko ngo bagasanga nubwo turimo kurepeta dufite utuntu tw'amashyari n'amatiku no kutishimira iterambere ry'undi. Abo bamarayika bahava bafashe gahunda yuko nimujya no guhagarara imbere y'abantu nta kintu bazabamarira. Mugomba kwitonda. N'ubu ngubu abamarayika barimo baradusura. Mbere yuko Yesu aza, abamarayika barimo baradusura mu byumba byacu, bakareba uko turaye tudasenze, bakareba uburyo mu minsi mikuru yacu icyaha kiba cyagiye hejuru, iby'Imana twabihishe mu gikari. Abamarayika bajya bicara bakareba abantu b'Imana babiri barimo kugendana mu nzira, bakavuga bati twicomeke mu kiganiro cyabo. Wabona barimo guteguza abantu kugaruka kwa Yesu. Umumarayika ajya kumva urimo urabaza undi, iyi nkweto wambaye ko ari nziza, uzi ko ariyo ya mbere ku rusengero? Sha nanjye wazama nanjye amahirwe nzemera mfate n'ideni, ariko iyi nkweto ngire gute? Abamarayika bakarinda batandukana nawe nta mpamvu y'agakiza n'imwe bumvisemo. Turi mu manegeka. Abamarayika baragiye mu kugerageza gusura, basanga hari umugabo umwe witwa Zekariya. Zekariya ariwe waje kuba se wande wa Yohana Umubatiza. Uyu musaza baramwitegereje, bareba ukuntu akorana utuntu tw'Imana ubwuzu, uburyo ari umusaza. Ubundi abantu benshi uko bagenda basaza niko ibintu by'Imana bagenda babihaga. We rero uko yasazaga niko ibintu by'Imana arushagaho kugira gute, kubikunda. Hari abandi basaza bitwaga ba Simiyoni, hari abantu batandukanye bakundaga Imana kugeza ubwo byagezaho
nubwo intege nke babaga bazifite, kujya ku rusengero yari randevu. Umwuka wera yarazaga akababwira ngo uyu munsi ntimusibe, hari ikintu kiri bube. Reka mbabwire, mbere yuko Yesu aza, Mwuka w'Imana azaza abwira abantu kuza mu materaniro. Bona nubwo haba hari umubwiriza utazwi, utarize amashuri menshi, bona nubwo haba hari umubwiriza abantu bapfobeje, hari igihe Imana izaza ivuga abo yararitse aba aribo bamenye icyo yavuze gusa. Uyu musaza Zekariya, abamarayika baramubwiye bati ibintu biri hafi, kandi wowe n'urugo rwawe mufite amahirwe yuko muri cano y'inama y'agakiza aho izagira gute, izaca. Muri icyo gihe kandi abamarayika nibwo baciye kwa Yosefu, bari bitegereza Mariya. Nta kintu kidasanzwe Mariya yarushaga abandi, ariko yari afite umutima w'ubushake w'uko icyo Imana yashaka kumukoreramo yiteguye kugikora icyo ari cyo cyose. Reka mbabwire, Imana irimo iratora abantu igiye gukoresha muri iyi saha isoza amateka y'isi, kandi ibyo byose biraterwa n'iki? Ubushake bwawe no kumva ushaka gukorera Imana. Abamarayika hari ikintu cyabababaje. Icya mbere, basanze i Yerusalemu hari amasengesho adafite icyo avuze. Abantu bazaga gusenga, ariko wamureba mu maso ukabona nta mpamvu yagize gute, yamuzanye. Icya kabiri cyabababaje, abantu bakoraga imihango yo kuramya ngo abantu babarebe. Harimo akantu, umuntu yaba ameze neza akaza, abamubwira bati hari abantu bakomeye runaka bari buhaze, ukabona yashyushye. N'ubu niko bimeze. Hari abagore baza hano ku rusengero ari uko baguriwe imyenda mishyashya. Hari abantu baza hano ari uko baguze imodoka nshya. Imbaraga z'ubwenge, imbaraga ndetse no kujugunya ubunyangamugayo, ibintu byose bari barabishyize ku kintu cyitwa amafaranga no gushaka icyubahiro cy'isi. N'uyu munsi wa none niko bimeze. Umuntu umwe yaravuze ati, rero mwa bantu mwe nubwo muvuga ngo murasenga, Imana izabababarire niramuka imeruka ibaye, izabe byibuze imeruka, izabe ari vendredi, ku munsi abisilamu basengaho. Wenda Imana izabafashe hazaba ari ku isabato cyangwa ari ku cyumweru, kuko Imana iramutse ije lendi cyangwa maridi kaba hashya. Ariko reka mbabazi, lendi na maridi kubera iki Imana ije yabona abantu bake? No kubera iki? Tuba twagiye, umuntu uri mu isoko arimo gutukana ku babyeyi bombi. Ariko kiriya cy'urutwe wowe, ariko byabaye gute? Ariko muroko waretse gutukana kubona turi mu isoko. Nawe ceceka, murokore ni wowe. Ninde wakubwiye ko murokora ari ukubikinyeteri? Namumanyura kandi mumunyize. Ariko ku cyumweru, ku isabato, umuntu aba arimo kuririmba mpimbaze Yesu wankijije iki? Ariko simbizi, ntabwo nzi umunsi Yesu azazaho, muranyumva neza. Ariko mfite ubwoba ko aramutse ahinduye akaza mu minsi yacu y'akazi, twahura n'ikibazo, kuko abenshi ni abakirisitu bo muri wikendi. Abamarayika barababaye cyane. Reka mbabwire, ijuru ryemeye yuko ibihe bihinduka. Mariya yagombaga gusama nk'uko tubisoma muri Matayo. Tujyane muri Matayo igice cya mbere. Matayo igice cya mbere, nimureba neza Bibiliya iravuga amagambo akomeye. Matayo igice cya mbere umurongo wa 18. Kuvuka kwa Yesu Kristo kwagenze gutya: nyina Mariya yari yarasabwe na Yosefu. Yari yaragize gute? Yari yarasabwe. Iyo tuvuze ibintu byo gusabwa, abantu bahita bakubwira ko ukiri muri analogue. Uba abakobwa bacu, umuntu aramuhamagara ati uriye, ati ndi mu rugo. Ya gahunda se yo kukugira umugore uracyayifite? Ndayifite, iriya ni ntugasaza. Tega akamoto ufata agakapu duhurire ku muhanda, ubwo kabugiye kuba umugore. Wazamara kubyara abana nka babiri mwashwanya akakubwira ati uko waje urabyibuka? Mariya yari yarasabwe. Kubera iki Bibiliya yashyizemo aka kantu? Buriya Bibiliya nta kantu na gato igisimbuka, kuko utuntu duto nitwo tugize imico y'iki? Y'umuntu. Yari yarasabwe na Yosefu, ariko Yosefu yari ataramurongora.
babona afite inda y'umwuka wera. Umugabo wa Yosefu kuko yari umukiranutsi. Ariko mwumve, umukiranutsi atereta ate, arambagiza ate, ategura ubukwe ate? Harya mbabazi, umukiranutsi ahindura ibipimo by'umugore kubera ko yamuteye inda? Wowe umukiranutsi? Umukiranutsi azana amanyanga mu bukwe ku rusengero ngo bwihute kuko burimo amanyanga? Oya. Buriya umuntu uzabona Bibiliya yivuze ngo ni umukiranutsi ari mu bintu byo kurambagiza, uzamenye ko uwo muntu ni umukiranutsi. Ko hari umuntu mubana ku rusengero rwose baramwise marayika, mwaganira umuriro wabura ukabona aragusomye, bigenze gute? Nibiki bigufashe? Katavuga ati se ngiye sindi umuntu. Umugabo we Yosefu kuko yari umukiranutsi kandi adashaka kumukoza iki? Isoni ku mugaragaro, yigirira inama yo kumubenga rwihishwa. Havuze ati ntamuha abantu. Ariko hano hari abantu bahicaye, utandukana n'umukobwa ugatajya kuvuga ngo ni ikirara, ngo nuko ukibona kuriya muri korari. Nutandukana n'umuntu ntukamutarange kuko nawe afite ibyo yagutarangamo, ariko aba yakubashye. Bibiliya irakomeza, akirimo kubitekereza, marayika w'umwami Imana amubonekera mu nzozi ati, Yosefu mwene Dawidi, witinya kurongora umugeni wawe Mariya, kuko imbuto imurimo ari iy'umwuka wera. Yesu yiswe imbuto. Imana yari ibibye mu isi imbuto, kandi iyo mbuto yagombaga kuzabyara iki? Umusaruro. Yesu yigeze kubivugaho, aravuga ngo akabuto k'ishaka iyo kadapfuye andi masaka ntabwo agira gute? Ntabwo aboneka. Bibiliya iratangaje, azabyara umuhungu, bihuye na Yesaya, uzamwite Yesu kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha. None nagira ngo mbabaze, hari ubundi buryo Imana yagennye bwo gukira ibyaha butari muri Yesu Kristo? Nta buhari. Bibiliya nuko ibyo byose byabereyeho kugira ngo iby'umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore ngo, dore umwari azasama inda kandi azabyara umuhungu, uwo muhungu azitwa Imanuweli, risobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Yosefu akangutse abigenza uko marayika w'umwami Imana yamutegetse, arongora umugeni we, ariko ntibaryamana, arinda ageze igihe yabyariye umuhungu amwita Yesu. Noneho icyabaye ni iki rero? Abanyabwenge baricara bakurikirana ibitabo byabo, bafata umwanzuro, baravuga bati hari inyenyeri idasanzwe twabonye. Inyenyeri irabahagurutsa, irabajyana, ibahingutsa aho Yesu yagize gute? Yavukiye. Nizera ntashidikanya yuko natwe uyu munsi dufite inyenyeri y'ukuri, ariyo Bibiliya, izatujyana ikaduhingutsa ku kugaruka kwa Yesu. Nshuti zanjye, muri uyu mugoroba ntabwo nabura kubabwira yuko Herode w'umurakare yabonye abanyabwenge baje. Herode ahamagaza abanyabwenge rwihishwa, abasobanuza neza igihe babonye ya nyenyeri, abatuma i Betelehemu ati, nimugende musobanuze neza iby'uwo mwana, nimumubona muze mubimbwire nanjye njye kumuramya. Ariko nagira ngo mbabaze, Herode ukunda gukomerwa amashyi, Herode wica bene wabo, yari kujya kuramya umwana wiswe umwami kandi Herode yaramenaga amaraso? Oya. Nta muntu ufite ishyari ujya ushobora kuramya, ntago bibaho. Herode yashakaga uko amwica. Icyo Imana yakoze ni iki rero? Itariki Yesu yavutseho Imana yarayihishe kugira ngo Herode atayizamukira hakica umwana w'iki? Umwana w'Imana. Niba Imana yarahishe itariki yo kuvuka k'umwana wayo kugira ngo Herode abiyoberwe, umuntu wari kutwandikira itariki ni Mariya wabyaye Yesu, we na Yosefu. Nabo Imana yababwiye ko iyo tariki batagomba kugira gute? Kuyivuga. 25 z'ukwa 12 zaje gute? Simwe mbaza.
muri bibiliya yose hari aho wasomye Yesu yavutse kuri 25 z'ukwa 12? Oya. Satani ni umuhanga. Icyo Imana ihishe Satani we yikorera icye akakizana imbere y'abantu. Yesaya yerekwa Yesu, yatangiye amubona ari uruhinja, ariko Yesu agera wahinduka mukuru, aba umujyanama, aba umwami, ahinduka Imana. Ni gute duhora na Yesu w'uruhinja gusa mu minsi mikuru yacu? Tugomba kwemera akaba umwami, akaba umukiza, akanatubera Imana igize gute? Ikomeye. Nshuti zanjye, sinabura kubabwira yuko abanyabwenge bageze aho Yesu yavukiye, babonye iyo nyenyeri baranezerwa, bageze mu nzu basangamo umwana hamwe na nyina Mariya, barapfukama baramuramya. Ninde baramije hano? Baramije umwami wagize gute? Wavutse. Ntago baramije Mariya. Ariko mwiriwe pasa umuntu uti urahari cyangwa watembereye? Ibitekerezo by'abantu. None se ntagiye ujya wica n'umuntu umuganira akakubwira ngo kari kanyibye? Ngo kari kanyibye sinzi aho naringiye. None nagira ngo mbabaze, ninde wari wavutse w'umwami? Hejuru Herode yavuze ngo nagira amahirwe yo kubona Mariya ari bumuramye. Herode niko yavuze? Yavuze ngo nibagira amahirwe akamenya aho Yesu yagize gute? Yavukiye, bamuhamagare nawe azagire gute? Amuramye. Herode ntiyavuze kuramya Mariya. N'aba banyabwenge baza ntago baramije Mariya, baje kuramya umwami wagize gute? Wavutse. Aya magambo aratangaje. Barangije, Bibiliya iravuga ngo bahambura imitwaro yabo, bamutura amaturo y'izahabu n'icyome n'ishangi. Ibi byari ibintu bikoreshwa ku bayobozi bakuru n'iyimikwa ryabo. N'uyu munsi wa none abantu bashaka kuza iruhande rwa Yesu batari buhambura umutwaro. Abantu bakunze amafaranga cyane. Umuntu araza mu rusengero batangira ibintu by'amaturo, ati cyo mpfa nabo bakunda amafaranga. Umuntu umwe yarambwiye ati ariko abadive mukunda amafaranga. Namwe genda unyereka abo mu yandi madini aho bayajugunya nyatori. Igihe cyose umuntu yaje kuramya, n'itegeko agomba kwitegura guhambura umutwaro, akagira ituro agira gute? Atanga. Barangije, Bibiliya iravuga ngo baburizwa n'Imana mu nzozi gusubira kwa Herode, banyura iyindi nzira basubira iwabo. Uyu mwanya nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Igihe abamarayika bari barimo kubwira abantu ko Yesu yavutse, hari amagambo akomeye cyane nahoze ndimo gusoma. N'amagambo akomeye cyane nahoze ndimo gusoma. Tujyane, ndaza kuza kuyasoma mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose. Ari nacyo gitabo nagiye nkuramo amakuru amwe n'amwe. N'amagambo akomeye cyane. Haranditswe ngo iyaba imiryango y'abantu muri iki gihe yasobanukirwaga n'iyo ndirimbo. Ayo magambo yavuzwe icyo gihe, amajwi y'indirimbo yaririmbwe azumvikana biruseho mu gihe giheruka, kandi yumvikane kugeza ku mpera z'isi, ubwo zuba ryo gukiranuka azaza afite gukiza mu mababa ye. Iyo ndirimbo izongera igire gute? Yumvikane. Indirimbo baririmbye abamarayika Yesu avuka, ijuru ryarayishimiye, ripanga yuko iyo ndirimbo igomba kuzongera gusubirwamo Yesu agize gute? Agarutse. Bayiririmbye yaje nk'uruhinja rworoheje, rupfubitswe udutambaro. None iyo ndirimbo rero igomba kuzasubirwamo igihe azaba agarutse ari umwami w'iki? W'abami. Iyo ndirimbo yaravugaga ngo mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana, ariko mu isi, icyo mu isi bakeneye ni iki? Ni amahoro. Amahoro abe mu b'Imana igira gute? Yishimira. Nababajwe n'igihe Yesu yuriraga icyana cy'indogobe. Yesu yurira icyana cy'indogobe. Iyi ndirimbo abantu barongeye barayitera ariko barayicurika.
nimureba neza muri Luka ibice 19 gutya gukomeza, Yesu yurira icyana cy'indogobe, abantu baravuze ngo mu ijuru amahoro abe kuki abe ku Mana, icyubahiro kibe ahasumba hose. Mu magambo make, mu gihe ijuru ririmo gushaka ko ari ryo ryubahwa, twe rikaduha amahoro, ahubwo twebwe tuba dushaka icyubahiro, ijuru rikabona iki amahoro. Umuntu utazi Imana azahora acurika ibyayo byanga byakunda. Reka mbabwire, murimo murashaka kuba abasirimu, murimo murarwana no kubaka inzu nziza, muragerageza mukajya muri salon de coiffure ngo muse neza abantu babubahe, muragerageza mukereka abantu ko muri mu rundi rwego n'urwo mutarimo mukarwishyiramo ngo, ariko reka njye ikintu mbabwira, wowe urimo urabona ukeneye icyubahiro ngo batagucishamo ijisho, ariko ijuru ryo ririmo rirabona icyo ukeneye kuruta ikindi ari amaki amahoro. Yesu arimo gusezera ku bigishwa be, bari barimo kwibaza, ese araza kutubwira ibyo tuzaza turyaho bizava, aratubwira wenda ahantu tuzajya, umukire tuzajyaho tugasigarana akadufasha. Yesu nubwo yari abizi yuko Yosefu wa Arimateya w'umubosi ndetse na Nikodemu, nubwo yari abizi ko namara gusubira mu ijuru bazafata amafaranga yabo bakayashyira mu murimo, Yesu ntiyabasezeye ngo abizeze ko Yosefu wa Arimateya na Nikodemu bazaza, ahubwo yarababwiye ngo mbasigiye iki amahoro yanjye, kandi amahoro yanjye ntameze nk'ayabiki nk'ayabisi. Abona abigishwa mu maso nta gucya. Kangira ikintu mbabwira, mwa bagore mwe, abagabo banyu baravunika, namwe muravunika, ubuzima murimo buragoye, ariko nimubanze mushaka amahoro y'Imana, ibindi tuzabibona. Amahoro y'Imana niyo dukeneye. Nshuti zanjye, ntabwo nabura kubabwira iki kintu, muri Kristo Yesu twungutse ibintu bidasanzwe. Ndagira ngo mbabwire ibintu byatumye ndyoherwa n'iyi mpano idasanzwe. Impano idasanzwe ijuru ryatanze twabonye ari iyihe? Impano ijuru ryatanze idasanzwe ni iyihe? Muvugire rimwe. Ni Yesu. Kandi twabonye ko ubwo Imana yaduhaye umwana wayo, izabura ite kumuduhana n'ibindi? None tubanze dushake ibindi, Imana Yesu tuzamubona nyuma, cyangwa dushake Yesu Imana izaduha n'ibindi? Imana ibaho umugisha. Abefeso igice cya 1:3 nahasomye amagambo avuga ngo yaduhereye muri Kristo Yesu imigisha yose y'umwuka. Amen. Ibintu byo kuvuga ngo inyatsi, ibintu byo kuvuga ngo data yaramvumye, ibintu byo kuvuga ngo bangendaho, muri Kristo Yesu twabonyemo imigisha. Muvuga amena. Kandi iyi migisha nta muntu wayivangira. Pasiteri ntiyayihagarika, padiri ntiyayihagarika, papa we na mama we ntibayihagarika. Umuntu wese yakinguye urugesa akinjiramo, Yesu amubera isoko y'iki? Dufite indirimbo nziza ivuga ngo ngwino soko y'umugisha mu mutima gushima, migezi kama myiza tugusingize cyane. Amen. Kandi menye ubwiza bwawe, kwiringira ubwami bwawe. Amen. Kunyuzuza iki? Urukundo. Amen. Imana ibaho umugisha. Muri Yesu dufitemo isoko y'iki? Y'imigisha. Umubyeyi akicara akareba umwana ngo we ngo uzapfa nta nicyo wigejeje, ngo ngo we ngo ntuzikamira n'ay'umuyenzi. Ubwirwa n'iki se ko muri Yesu atazakama? Muri Yesu turakama, tugakamirwa, tugahinduka abami n'abatambyi. Ikintu cya kabiri Bibiliya yambwiye twaboneye muri Yesu, urwandiko rwa 2 rw'Abakorino 5:19, muri Kristo Yesu Imana yiyunze n'abantu. Amen. Ibintu byo kuvuga njyewe nagirana nawe ibibazo, ariko kumbwira ngo umuntu ngo yanteranya n'Imana ntibibaho. Iyo umuntu amaze kwiyunga n'Imana imutegeka kwiyunga n'abavandimwe be. Niba ufite umuntu utumbiye ku mutima, hakaba hari umuntu urakariye, ukaba wicaye hano hari umuntu wanga, umenye yuko utigeze ugira ubwiyunge n'Imana.
kandi abantu batigeze bagirana ubumwe n'ubwiyunge n'Imana, abo bantu bazakomeza kugendera mu mateka ya kera. Iyi leta yacu tuyita leta y'ubumwe n'iki? N'ubwiyunge. Bivuze ngo iki? Ni leta yubakiye ku bwumvikane bw'abantu, gufashanya no gushaka icyerekezo cyiza gishyashya. Iyo ushatse kuzana ibintu bya kera by'inzangano z'amoko, kurobanura abantu ku turere no kureba umuntu ukamwanga n'ibiki byose, uba ufite ikibazo, kuko ubu turi mu gihe cy'iki? Cy'ubumwe n'ubwiyunge. Muri Kristo Yesu rero nimwo Imana yiyungiye n'abantu. Mu magambo make, muri Kristo Yesu nimwo habereyemo gacaca, habamo ubwiyunge, abanyabyaha baratsindishirizwa, bahabwa ubwiza, abari ibirara tugaruka mu rugo duhinduka abana. Ubu bwiyunge ugomba kubuha agaciro. Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto 5:17, muri Kristo Yesu ibya kera biba bigize gute? Bishize. Iyo ugeze mu Mana, hari abantu batangira bakavuga baturiya mukobwa ndabizi neza hano Muhanga yari indaya yicuruza, none dore arabajijishije ngo arabatijwe. Mucunge neza muyobozi, uriya mukobwa sinzi bye. Wowe uzatangira ujye ugenda usuhuza abantu wikandagira bakwita indaya, ariko uri indaya mu mateka. Ariko nagiye nkubaze, ijuru riracyagufata nk'indaya? Ibya kera biba bigize gute? Babishize. Muri Kristo Yesu, Abefeso 2:10, Imana yaturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu ngo tuyigenderemo. Amen. Muri Kristo iyo ugezemo harimo imirimo myinshi. Ntabwo wongera gusura abantu kubw'inyungu, ntabwo ukora ibintu ngo wigaragaze, ahubwo iyo ugeze muri Kristo Yesu harimo imirimo myinshi, kandi Yesu aguha imbaraga zo kuyishyira mu bikorwa. Ni ikinyoma gikomeye kuvuga ko umuntu yageze muri Kristo Yesu ariko ntagire icyo amara mu murimo w'Imana. Ni ikinyoma. Muri Kristo Yesu, Abefeso 3:6, muri Kristo Yesu abari kure bigijwe hafi n'amaraso ya Yesu. Amen. Hari abantu amasezerano ya kera yajugunyaga. Kera Imana yari y'Abaheburayo, kubw'ibyo n'imigisha y'Imana yari y'Abaheburayo, ariko igihe Yesu yapfaga yaravuze ngo nanjye nimanikwa hagati y'ijuru n'isi nzirehereza abantu bose. Kubw'ibyo rero Musoni nawe yagize amahirwe yo gutera intambwe yegera i Karuvari, nawe abaranwa n'abana b'ubwami. Ariko reka njye ikintu mbabwira, n'ubu hari abantu bakiri kure. Yesu ashaka ko mugendana intambwe ku ntambwe, mufatanya urutoki ku rundi nk'inshuti. Ashaka yuko muganira, ashaka yuko mubumwe, ibikugoye akarara bimenye, nawe ukarara umenya ibiraye bigize gute? Bimugoye. Iyo ibyo bidahari kiba ari ikibazo. Muri Kristo Yesu, Abafilipi 1:19, Imana izabamara ubukene bwanyu kuko ubutunzi bwayo buri muri Kristo Yesu. Amen. Ubukene bwacu Imana irabuzi. Kuri ufura agashati ugategereza ko kuma wambaye agakabutura uvuga uti ntasohoka nambaye ubusa, kuri ujya kudodesha urukweto ukaruteresha umupira, wegeranye n'abandi bantu bafite inkweto kuzitoranya bibagora, kuriya wicara ukararira akantu k'uturyo tudahwitse, ndetse rimwe na rimwe ukaturya udutama amarira urimo kubaza Imana uti Imana uranzi koko? Ubu urabizi, uzi ubuzima ndimo, uzi ubukene. Ariko mu gitabo cy'ibyahishuwe Imana irimo iravuga ngo nzi ubukene bwawe, Imana irimo iravuga ngo nzahuba, Imana irimo iravuga ngo nzi imirimo yawe, kandi Imana irimo iravuga ngo nzi intege nke zawe. Ubukene bwacu Imana irabukurikirana. Niyo mpamvu nuramuka uri mu bibazo by'ubukene uzirinde gukoza Imana isoni. Ntukajye ugenda utangariza abantu, mbona akakubaza atari koko mbona urimo kugenda nta kabaraga. Wapi sha, wapi ubukene buri hose. Ubukene bwarankubise, ubu mu mutwe burimo, mu rukweto burimo. Utangiye kubwira abantu ko amasogisi yapfumutse, wacecetse. Hari urimo kubireba. Biri muri gahunda ya Satani ko abantu bazaza bitaranga. Imana ifite ububasha bwatuma ushobora kuba mu bukene, Imana igakinga abantu amaso ntibamenye yuko ukennye. Yesu ku musaraba yararimo kugaragurika. Yesu bari bamwambitse ubusa,
ariko igihe Yesu yari ari ku musaraba, ngo Imana yaraje izana akantu kameze nk'agacu ka kijima kagota Yesu kugira ngo hatagira umuntu umubona yambaye ubusa. Ni nako bimeze mu kigeragezo cy'umwana w'Imana. Imana ntizemera yuko abisi batubona twambaye ubusa. Ariko ikibazo, none se barimo baragutiza n'ishati yo kujyana ku rusengero ntuyisubize. Hano hari abantu bahura n'abandi akambwira ati bya bintu ndabishaka, ukamaze uti se ni ibiki? Umunsi wa kabiri bagahura ku rusengero, ariko iriya pantaro uzayizana ryari? Kagiye ikintu babwira, ubukene hari igihe tububamo kubera impamvu eshatu. Impamvu ya mbere, hari igihe uba mu bukene kubera ko uri mu kigeragezo. Ikigeragezo nikirangira, Imana izaguha ibyo wari warabujijwe n'ikigeragezo. Ubwo ni ubukene bwa mbere. Ubukene bwa kabiri bushobora kuguturuka ku muryango wavutsemo n'uburyo nawe ubwawe wirangayeho. Ubukene bwa gatatu bushobora kuba ari situasiyo rusange. Buriya wavuga ngo mu bihe by'intambara abantu bose ntibakenera rimwe, ibyo bari bafite barabita. None nagira ngo nkubaze, hari n'ubukene twikururira. Umuntu agaturuka kuwa mbere kugeza ku munsi wa nyuma azenguruka mu matsinda y'amasengesho, aho agiye bamukubita ifiriti na makaroni. Waratubwiye ngo aho tugera bakatugaburira, tujye dusiga tubasabiye umugisha, ndawusabye w'iburyo n'ibumoso. Warangiza yaza ukamukubita igikombe cy'amazi uti nanjye nukomeze nanjye byaranze. Yarangiza ati ndagusigira ivumbi. Yesu yaravuze ngo bajya basiga ivumbi ryo munsi y'iki? Ubukristo bw'iki gihe burimo burayoborwa n'inda, bwakagombye kuyoborwa n'umutima. Bibiliya iratubwiye ngo muri Kristo Yesu harimo ubutunzi. Imana izita ku bukene bwacu. Uzirinde ko ubukene bwawe butukisha izina ry'Imana, kandi uzanamenye ntugapinga umuntu. Umuntu ashobora kuba ari umukene uyu munsi, ari umukandida mwiza w'umukire ukomeye ku rusengero mu myaka 3. Ibyo nabibonye n'amaso yanjye, kandi namwe mwabashije kubibona. Hari igihe yabubatse ibanga rikomeza iki? Umukobwa akibonera agahungu kari hano ku rusengero gatambitse ibirenge, yarangiza atariko kakaza kati nyamara njyewe ndagukunda pe, tubanye mu materaniro buri munsi mba nkureba, mba numva rwose twabana nubwo mba mbona ndi umukene, ariko ndi umukene uzi gukora. Imana nimpa umugisha nzakora. Mukobwa yarangiza ati Imana toka satani kwa jina la Yesu. Kuko umuntu abakeneye abantu nk'aba ngaba, habure kuza abantu bazima. Ariko reka ngira ikintu mbabwira, hari igihe azasohoka mu modoka atambitse ibirenge ntumenye ko ari nde, ntumenye ko ari we. Nimwirinde gusuzugura umuntu uwo ari we wese. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mu materaniro yacu umuntu naza ari umukire tukamwicaza ku ntebe z'imbere, tugafata umukene tukamubwira ngo genda wicare inyuma iriya nihaboneka umwanya. Yesu yaravuze ngo ingorano zanyu muzaba muzibonye uwo munsi bizaba birangiye. Kubera iki? Yesu yarabizi ko hari igihe abo twateretse imbere isi yongera ikabashyira inyuma. Niyo mpamvu uzabona hari igihe uba ukize ku rusengero baguhamagara, abantu bose bazi wawe, abantu baza guhemba, wabyara umwana ukagira ngo ni ubukwe wakoresheje, naho abantu barimo baraza bafite ya mibare y'impano zabo. Iyo ukennye utegereza no kumva bahamagara abandi mu matangazo ukibura. Aba bantu barakenewe. None aho iteraniro nirirangira, Gaspari, Claude, Krenia, ubwo ni umumama ubonye amafaranga ryari vuba. Barangiza bati n'uyu n'aba bakobwa nabo barakenewe. Rolance, ubwo aguze imodoka nshyashya. Aba bose basigare hari ubashaka. Warangiza ukabaza utariko kanaka Pierre ko nawe ukimuhamagara. Nawe bakazavuga amatangaza kumva ntarangiye. Reka da, iyi si yubitse abantu. Hari igihe n'abari bagufite mu mutwe bagira gute bakubika. Ariko icyo nshimira Imana, irembo ryugururiwe abashaka iki? Ngo abakire n'abakene bose bagire gute? Ku Mana birashoboka ko ari umukire waba umukene ngo wige isomo kimwe nuko ushobora kuba umukene ugahinduka umukire. Isi turimo ni isi y'imvange, ibyo bintu byose byo byitoza. Yobu yabibayemo byombi kandi yasohotse adasuzuguje Imana. Muri Kristo Yesu
urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike 4:16, abapfiriye muri Kristo Yesu nibo bazabanza kugira gute? Kuzuka. Turi mu bihe isi irimo kwica abantu, impanuka zirimo ziratwara abantu, urupfu rwegereye abantu kuruta uko byigeze bibaho. Imana yarebye muri Kristo Yesu ishyiramo impano yo kurama, ishyiramo impano yo kuzuka, kugira ngo abantu babanye n'Imana bakayubaha mu isi bazazuke igihe Yesu azaba agize gute? Azaba agarutse. None nagira ngo nkubaze, ujya utekereza kuzapfa? Ese iyo utekereje kuzapfa ufite ubwishingizi muri Kristo Yesu kuzazuka umuzuko w'abakiranutsi? Muri Kristo Yesu Bibiliya irambwira amagambo akomeye mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo 3:12, abashaka kujya bubaha Imana ariko bari muri Kristo Yesu bazarenganywa. Niyo mpamvu umuntu urimo gutegura kuzabatizwa ku isabato ikurikira, ubagiye gutangira kugeragezwa na Satani ku kazi, ugiye gutangira kugeragezwa na Satani mu bigendanye n'ubutunzi, abo mu bana bagiye gutangira kukugerageza. Satani ni iterabwoba rye ryo mu bitekerezo nawe agiye kuza, ariko abubaha Imana bari muri Kristo Yesu bazarenganywa, ariko Imana izabacira kanzu. Muri uyu mugoroba munyemerere nihute mbabwira amagambo meza nasomye mu gitabo cyitwa Kugana Yesu kuri page ya 4. Haranditswe ngo ingeso z'Imana ni nazo Kristo yerekaniye mu kubaho kwe, imigezi y'impuhwe iva ku mutima wa Data wa twese igatembera ku bana b'abantu, yagaragariye muri Kristo Yesu umukiza mwiza w'ibambe, yari Imana kandi yigira iki? Yigira umuntu. Hano niko nashakaga. Hano haranditswe ngo imigezi y'impuhwe iva ku mutima wa Data wa twese igatembera ku bantu, ariko iciye muri nde? Muri Yesu Kristo. Uyu mugoroba igihe Yesu yasubiraga mu ijuru yahindutse umutambyi mukuru. Aho ari mu ijuru uyu munsi arimo aradusabira imbabazi kuri Data wa twese, arimo arakurikirana iby'agakiza kacu kugira ngo amaraso ye atazapfa ubusa, ataba yapfa ubusa kubera uburangare bwawe. Kristo rero aho ngaho hari, Bibiliya ivuga ko umutambyi mukuru yabaga yambaye amabuye 12 ku gatuza ke. Ayo mabuye 12 yari ahagarariye imiryango 12 y'Abisiraheli. Kubw'ibyo Yesu nk'uko umutambyi mukuru yajyaga imbere y'Imana yambaye ayo mabuye 12 agaragaza amazina y'Abisiraheli ku gatuza ke, byari ikimenyetso cy'uko iyo miryango 12 ya Isiraheli ayifite ku mutima. Ni nako uyu munsi Yesu afite amazina yacu ku mutima we. Amen. Yesu arakuzi, azi intege nke zawe, azi ibyo ugundagurana nabyo, kandi Yesu Imana yamuguhaye nka kado. Kubw'ibyo icyo nagira mbabwire ni kimwe, iyi kado wayihaye agaciro cyangwa ntabwo wayihaye agaciro? Isomo ryacu risoza Yesaya 53. Igihe Yesaya yerekwaga Yesu ari mu isi, Yesaya igice cya 53 umurongo wa mbere kugeza ku wa 3, Bibiliya iravuga ngo ninde wizeye ibyo twumvise, kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde? Kuko yakuri imbere nk'ikigejigeji, nk'igishyitsi cyumburira mu butaka bwumye. Ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro, kandi ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. Umurongo wa 3, yarasuzugurwaga akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba, yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso, natwe ntitumwubahe. Iri ni ikosa ryakozwe n'abantu mu gihe cya Yesu, ririmo gukorwa n'abantu uyu munsi. Uyu mugoroba emerera Yesu akubera umwami n'umukiza, agufite ku mutima. Hari abantu benshi uzahamagara mwiganye barakize, ubabwira uti ndi kanaka, wuheze wa undi mwicaranaga ku ntebe y'ishuri ati ntago birimo kuza, nyibutsa neza, umubwira ibintu byinshi, nubura icyo umubwira uti uribuka umuntu mwasangiye ikijumba cyagaze munsi y'ishuri? Yo ndakwibutse, ni wowe, umva uri umuntu wanjye wa kera, ariko aba yarakwibagiwe. Hari abantu mwabanye mu kazi,
hari ababaye iwanyu ubuzima bwaranze, hari abo wagiye usindagiza ariko batakikwibuka. Yesu wenyine niwe udufite ku mutima. Amen. Akurikirana imirire yacu, akurikirana iminywere yacu. Yesu akurikirana kwambara kwacu, akurikirana ikitubabaje, areba mu mitima yacu, akareba icyo duteganya kugeraho. Yesu niwe ureba ingeso yatunaniye, akiga n'uburyo azayiducaho. Yesu niwe ureba ahazaza hacu n'icyo twifuza, yarangiza akadutsindishiriza. Yesu niwe mukeneye. Muri uyu mugoroba ntago nabura kubabwira yuko igihe cyose Yesu ari mu mutima mo imbere, hazaboneka amahoro, hazaboneka ibyishimo, hazaboneka umunezero. Ariko reka ngire ikintu mbabwira. Ku munota wa nyuma Pilato bamuzaniye Yesu. Pilato yarabyutse ajagaraye, aragenda, barababwira ati ariko induru yanyu reka ncuru urubanza rurangire. Bibiliya ivuga yuko Pilato yahamagaye Yesu, aramwitegereza, ambwira ati wa mugabo uri muntu ki? Ariko Pilato abona Yesu ntasanzwe. Baraganiriye, bamaze kuganira Pilato abaza Yesu icyamuzanye. Yesu ati naje kugira ngo ngaragaze ukuri. Ariko Pilato hanze hari induru, asubira hanze, arangije aragaruka abwira Yesu ati aba bantu bose ko bakwanga baragushaka iki? Yesu ataragira icyo asubiza Pilato, Pilato asubira hanze mu nduru. Muri icyo cyumba cyo kwa Pilato abadayimoni bari bahari, abantu bari bicaye ku ntebe z'imbere badakoresha umutimanama, bagiye bumva amagambo aturutse inyuma ngo nabambwe. Ngo ayo magambo yaravuzwe n'abadayimoni ubwabo. Ab'imbere barangije urumva ab'inyuma batabirangije, natwe twifatanye nabo. Nabambwe yatangijwe n'abadayimoni, abandi bagendera mu kigare. Pilato, Imana irangije iravuga iti rero kugira ngo uyu mugabo atagwa mu ikorosi, umugore wa Pilato wari umaze igihe arwaye yanditse n'akaboko, yandikira umugabo ati ndabizi mutware wanjye, ndakuzura uwanjye, witonde ntuhubuke, uwo mugabo ni umukiranutsi, nabonye ibye narose ibye byinshi, witonde ntuhubuke, ntugwe mu mutego baguteze. Afata urupapuro aruha umusirikare, umusirikare aruzana, aca mu bantu babyigana, ruhereza Pilato. Pilato ararusoma, amenya ko Yesu ari umwana w'Imana, ari umukiza w'abatuye isi. Pilato yibaza uko ari bubigenze. Abantu bari baraho baramwiga bati Pilato asanzwe akunda icyubahiro, mureke tumutega umutego wa gatatu. Barangije babwira Pilato bati uwo mugabo agomba kubambwa. Pilato ati arazira iki? Abantu barangije bati ubu twamuzanye tutazi icyo azira. Pilato arangije ati ndabona nta cyaha afite. Baramubwira bati rero nuramuka umurekuye uraba utari inshuti yande ya Kayisari. Pilato yagiye ku ruhande, yibuka yuko amatora ari hafi, yibuka yuko Kayisari ari inshuti magara. Pilato yibuka ko aba baturage aribo bazamuha amajwi. Pilato arangije araza biramucanga, areba mu maso ha Yesu, abura ikindi areba, arongera asubirayo. Byarangiye Pilato abajije abantu ati none Yesu witwa Kristo mugirene? Baramubwira bati mubambe. Pilato arangije ati nta kundi nabigenza, ujya ngo nziburira amajwi nziburira ubuyobozi, uyu mugabo n'ubundi yaje simuzi, aho gupfa none wapfa ryari? Wapfa ejo. Pilato azana amazi ati reka nkarabe, Imana irabibona, nta kindi nari gukora. Ngo ariko ngo ijuru gukaraba ntago ryabihaye agaciro, kuko Pilato yeretse ijuru ko yabuze icyo akora, yari afite icyo agomba kugira gute gukora. Uyu munsi rero ukwiye kwibaza ngo Yesu witwa Kristo ndamugirane. Isi irimo irakwereka ko nukora ibyaha izagufasha ugatera imbere. Abantu bose barimo barakwereka yuko kugira ngo bakwaranje ugire ubuzima buryoshye nuko wemera kuva ku mwami Yesu, ukemera gutandukana n'ijambo ry'umutimanama. None murabigenza gute? Yesu witwa Kristo ndamugirane. Muri uyu mugoroba bwira ijuru ngo Yesu witwa Kristo mbonye uko mugira, ndamwakira nk'impano mu mutima wanjye, kugira ngo ajye amfatisha imyanzuro yera, kandi ahazaza hanjye hashinganwe muri we. Nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Uyu mwanya hari umuntu ushaka ko Yesu amubera inshuti.
hari umuntu uvuga ati ubwo ngize umugisha nkamenya ko Yesu amfite ku mutima, nubwo abantu banyanga Yesu wankunda, njyewe naramutereranye, nagiye nkora ibyaha ntazi yuko Imana inkunda urukundo rungana gutya, none ubwo bimeze gutya ndashaka kwinjira muri Kristo Yesu kugira ngo nakire imigisha, nakire kubabarirwa, nakire ubwiyunge, nakire imirimo myiza, nakire impinduka. Ndashaka guhungira muri Yesu Kristo, kubera ko bari muri Kristo Yesu ntateka bazagira gute, bazacirwaho. Uyu mugoroba ni uwo kwiyegurira Yesu. Haramutse hari umuntu uri hano ushaka kwiyegurira Yesu, tera intambwe, Yesu aragushaka. Inshuti yawe magara, ngwino umufatane nawe mu kiganza, umubwire uti ubuzima bwancanze, kubaho byancanze, wowe soko yo kubaho ngwino umbesheho, wowe soko yo gukiranuka ngwino umgira umukiranutsi, wowe Mana itanga kunyurwa ngwino ume kunyurwa. Ndashaka kukwakira muri uyu mugoroba nk'Imana idasanzwe. Niba uhari ngwino dusenge. Tera intambwe banguka niba uhari, niba uhari ngwino dusenge. Ndahari kugira ngo mfatanye nawe. Yesu aragushaka, ngwino. Yesu, ubwo nigeze kugukunda nk'ubu ngubu. Amen. Yesu ndagukunze rwose, dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina rye rihabwa icyubahiro. Abana bawe twongeye kunezezwa n'urukundo dukunda. Isi nubwo abantu babona ibyo ikeneye byinshi, isi ikeneye amahoro, isi ikeneye inama, isi ikeneye ubutware, isi ikeneye umutuzo, kandi ni wowe Mana, ni wowe Uwiteka ubitanga. Kubw'ibyo rero tugushima Imana idasanzwe wabonye isi ikeneye, ariyo Yesu Kristo. Kandi ubwo wamuduhanye n'ibindi byose. Uduha amahirwe muri uyu mugoroba ubwo tumwiyeguriye, abane natwe. Abana bawe mfukamanye nabo bafite ibibazo bitandukanye, ngwino ubabere igisubizo. Bafite intambara mu mitima yabo, ngwino ubabere umuneshi. Bafite intambara z'urwango mu mitima, ngwino ubabere urukundo. Abenshi bafite ubuzima bwa gikene bugoye, ari kuri isoko y'ubutunzi. Ngwino utungishe imitima yabo kugira ngo igihe nikigera uzatungishe n'ibiganza byabo. Uri Imana yiteguye gutanga imbabazi muri uyu mugoroba, reka imbabazi zawe tuzitahane. Igihugu cyacu tugisabiye umutekano n'abayobozi bacyo, tubasabiye amahoro kandi tubasabiye umugisha. Umwanya uwo ari wo wose abantu bamara imbere yawe ntabwo ujya upfa ubusa. Dore Mwami Uwiteka, tumaze isaha 2 zigera turi imbere yawe. Ngwino ubane natwe, twambike ubwiza bwawe, uturinde gusubira inyuma. Abana bawe mfukamanye nabo barahagurutse barakwihaye. Reka ibi intangiriro nziza, kwitanga kwabo gusiga amavuta yawe kugira ngo bazahinduke imbuto z'umugisha. Kandi muri uyu mugoroba Mwami Uwiteka, ntube uruhinja gusa mu buzima bwacu, ubu mwami, ubu mutware, ubu muyobozi, kandi uduhindukire Imana ikomeye. Tugiye gutaha utahane natwe mu ngenda abamarayika bawe bera, babandi bishimiye kuvuka kwawe bakaririmba, batahe barimo kuririmba kubw'uko abana bawe bakwiyeguriye. Kandi utahe utuganiriza, ugira ikintu usiga mu maso yacu kugira ngo tutabanye tutazanye hano, nibaza kutubona babone ko twahoze ku musozi wawe. Ubwiza bwawe bugaragare muri iki kirorero. Abantu bose bakurikiranye iki cyigisho tubasabiye umugisha mu izina rya Yesu, amen. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.